Mwongeye kwiga abakunzi ba Benja TV, twabaye kubageza amakuru y'imyidagaduro ya showbiz ya mbere mu Rwanda. Kiganiro content live mugiye kujya kuri Benja TV, mugiye kugezwaho nanjye The Benjamin aka Young Mill. Hashize igihe kinini tutabageza amakuru ya showbiz, hashize igihe kingana nk'amezi 3 tutabagezaho amakuru, kuko twongeye twagarutse tugiye kubana mu buzima bwa buri munsi ku munsi. Mujye mukurikirana amakuru tubagezaho buri munsi azanyura kuri Benja TV, imyidagaduro cyane mu gisata cy'imyidagaduro nicyo tubamo, kuri atari ivumbi. Kuri y'ubusesenguzi bwimbitse tuba twabukore n'andi mwayasangurutse kuri Benja TV. Twongeye twagarutse natwe mutugaragariza urukundo mu gihe cyose twabanye, nubwo mwongeye mutugaragariza urukundo yuko muri kumwe natwe. Tugiye guhera hano mu Rwanda, umuhanzi Vybz Kartel akaba ari mu bateganya ngo taramira muri East Africa Tour, kazenguruka kaza no mu Rwanda. Murabizi yuko muri Move Africa ku nshuro yayo yongeye kuba Doja Cat, umugore w'umuraperikazi wo muri Amerika, yakoze ibintu bidasanzwe, amateka muri BK Arena, imyambarire itangaje yavugisha abantu benshi. Byari ibintu byiza muri BK Arena. Umuhanzi Mugisha Benjamin aka The Ben akaba ari mu nzira zo kumurika uruganda, akaba ari muri process zo gushinga uruganda, bikaba bigeze kure n'imashini zikazimaza amezi 2 zigeze mu Rwanda. Kagiye gushinga uruganda rukora ibikoresho by'isuku. Nyuma yo kwibaruka umwana, n'igitekerezo yamanye igihe kinini ko nyuma yo kwibaruka umwana byase bituma agira imbaraga, bimwespira gutuma yakora urwo ruganda rw'ibikoresho by'isuku, cyane ibikoresho by'abana ibyo azaheraho by'isuku, kava za pampa, ariko cyane azarwitira umwana we Luna. Umwana we murabizi yuko ni umukobwa, yitwa Mugisha Uwikeza Luna, akazabyitira izina ry'umwana we Luna. Ibyo bikoresho by'isuku, urwo ruganda yenda gushinga n'uruganda ruri hejuru ya miliyoni 300 kuzamura z'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko ari uruganda rukaza amafaranga menshi, ruzaba ruri modern, ibintu byiza biri kugaragaza isura nziza ku bahanzi nyarwanda, ko bari kugenda bashinga ibikorwa bizabafasha mu minsi iri imbere mu gihe batazaba bagikora umuziki nyarwanda. Abizi ko ba King James bagiye bashinga uruganda nubwo bitagenze neza, rukajya rugahomba, ko ni ibintu byiza biri gutuma biri gukangurira abandi n'abandi bahanzi bagende bakorera aho ngaho, bareberaho kuburyo nabo bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Murabizi ko umuhanzi Mugisha Benjamin aka The Ben afitanye tour na mugenzi we Bruce Melody. Murabizi ko bari bumvikanye mbere, Bruce Melody atarama muri The New Groove, niba itariki ya mbere kwa mbere kugeza kuri ebyiri. Murabizi ko byatwaye igihe kinini. Ni igitaramo cyarangiye mu masaha 8. Rero umuhanzi The Ben yaje kubona ibintu, amafaranga azinjira mu gitaramo byahise bituma umuhanzi The Ben avuga ngo ati duhindure amasezerano, aravuga ngo ati ngiye kuba umukozi wa Bruce Melody. Kubera iki? Kubera amasezerano amakampani ari kuzamo, aravuga ngo ati nimugende muvuga ngo ati ndi outside, mujye mugenda muvuga ko nyine turi abantu bamwe, duhindinze iki gitaramo turi kugitegura. Bihita bituma banamwongera amafaranga. Urumva yuko Mugisha Benjamin n'umuntu ku bintu byerekeranye na business, ku bintu byerekeranye n'inyungu, ku bintu byerekeranye no kunegosia, ni umunyabwenge cyane. Urumva ko aha ngaha yarataye mu ntambwe umuhanzi Bruce Melody. Bruce Melody nyuma yo kuganira na Skol ikamwemera miliyoni 200, Airtel miliyoni 80, na Rayon Sport akazamurika akanyenyeri kayo. Urumva ko na Rayon Sport izamuherekeza, akaba ari umuterankunga nawe uzagaragara aho ngaho. Umuhanzi Bruce Melody akaba yari kuzataramana na Vybz Kartel. Murabizi ko ibyo twatangiraho tubabwira, kuko Vybz Kartel muramuzi ko ari umunyajamaica, mu bantu bakoze beef irimo nini ku isi, zavuzwe cyane ku isi, zabaye nini cyane ku isi mu mateka y'isi.
mu buhanzi muri industry ya music. Umuhanzi Vybz Kartel akaba afite tour agomba gukora muri East Africa, ikaba yari kuzazengukana n'umuhanzi Bruce Melody wo mu Rwanda, ariko nyuma y'ibibereye mu Bugande abacuranzi ba Bruce Melody ntibitware neza, byahise bituma biri kuvuga yuko yasimbujwe na Mugisha bita Element L. Biri kuvugwa yuko afite album iriho abahanzi batandukanye bo muri Nigeria batatu, umukobwa amazina ye ntabwo ndi kuyakurura neza, n'uwo bita Ruga muramuzi muri za Girlfriend, n'uwo bita Kiss Daniel muramuzi muri za Boga Dayu n'izindi nyinshi zitandukanye. Rero bakaba bari kuri album Mugisha Element L yenda gushyira hanze. Bruce Melody batangaje ko ari mu karuhuko nyuma yo kugaragara mu ndirimbo Soldier ya Patola King wo muri Nigeria, mu bahanzi bakomeye bazwi muri Afurika akagaragaramo ifoto yiwe. Byase Bruce Melody mu gihe yari akivuga ngo ateri mu butembere mu karuhuko mu Bufaransa, yaje gushyira hanze aka video ari kumwe n'umuhanzi ukomeye wo muri Nigeria bita Oxlade. Bikaba subscribe kuri Benja TV, kiganiro The Concept Live kucyamura aka mwanya kuri Benja TV. Hanze Bruce Melody nyuma yo gukorana na Diamond Platnumz yahagaraye sigeze ahagarara, yahise asubira muri Tanzania recording indirimbo na Alikiba, ajya muri Uganda akorana indirimbo na Pallaso ziri hafi gusohoka, yenda gusohora umuhanzi Bruce Melody. Bivugwa yuko azasohora mbere yuko atangira tour izatangira mu kwa gatandatu. Hanze Bruce Melody itaye iwacu. Umva ko ari ibintu byiza biri kugenda industry nyarwanda, umuziki uri kugenda uzamuka, aho abahanzi nyarwanda kugenda bagaragara mu mashusho y'abahanzi bakomeye muri Afurika mu ndirimbo zikomeye za Patola King. Ikiganiro The Content Live, ikiganiro cy'igitekerezo cyane mu Rwanda, ikiganiro cyacu nakagaruka mwege twabanye kuri Benja TV, tujye kujya tubana ubuzima bwa buri munsi. Hashize igihe kiri tudakora kuko twajya twagarutse nk'uko kuri subscribe kuri Benja TV. Ciao ciao, ikiganiro cyacu